imana irifuza yuko mu masengesho dusenga tubanza tukayiha icyubahiro ikwiye. Nta cyaha imana itababarira. Icya mbere gusaba ni uko ubanza ukayegera. Nongeye kubasuhuza abavandimwe bene data, nongeye kubifuriza kugubwa neza mu bice by'isi bitandukanye mugiye muherereyemo. Ndabifuriza amahoro y'Imana mwebwe n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu. Ndabifuriza kubona ineza y'Imana, kandi mu byo Imana ibifuzaho byose bibagereho, kandi no mu byifuzo byose mufite ku Mana, Imana ibisubize. Kuri uno munsi rero nkuzaniye inyigisho mwuka yashize ku mutima wanjye ivuga ngo ibintu bitanu dukwiye guhora tubwira Imana, cyangwa se bikwiye guhora mu masengesho yacu ya buri munsi. Ibintu bitanu bikwiye guhora mu masengesho yacu ya buri munsi. Reka tubanze dusenga Imana. Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutware, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, utweze mu mitima yacu, udutandukanye n'ikizira cyose, udutandukanye n'ibyo twakiraniwe. Data mwiza, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe mu ijambo ryawe. Ndakwinginze rero kugira ngo ubere umuyoboro, wivuganire n'ubwoko bwawe. Reka ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo biganza muri twe. Kandi Data mwiza, ibivugirwa muri ino nyigisho, ibivugirwa muri ino video, reka byose bibe ari ibivuye ku mutima wawe. Turakwinginze rero kugira ngo uhe umugisha uyu mwene data, kandi Data mwiza uze uganirize imitima yacu. Njyewe ndi umukozi w'imburamumaro, ariko wowe Data mwiza ni wowe ufite ubushobozi bwo kuganiriza imitima yacu, tukanezerwa kandi tukumva tuguwe neza. Ndakwinginze rero umugisha uyu mwene data, kandi Data mwiza umugisha ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Muhozi Eric. Nk'ibisanzwe dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana ku ikamba Karuvali. Ndagusabye kugira ngo niba ari ubwa mbere ugeze ku ikamba Karuvali, ukande subscribe kandi ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ibyigisho byacu bya buri munsi. Inyigisho tujye kuganira ni inyigisho ivuga ngo ibintu bitanu dukwiye guhora tubwira Imana mu masengesho yacu, cyangwa se ibintu bitanu bitagomba kubura mu masengesho yacu ya buri munsi. Ikintu cya mbere kigomba guhora, cyangwa se kigomba guhora mu ntekerezo zacu mu gihe dusenga, ni ukumenya uwo turi kubwira. Tukamenya iyi Mana, ese iyi Mana iteye gute, ese iyi Mana ikunda iki, ese iyi Mana yanga iki. Turasoma ijambo ry'Imana muri Matayo ibice bitandatu. Matayo ibice bitandatu umurongo wa 9. Hari ijambo rivuga ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Reka dusome uyu murongo wonyine uvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Uyu ni Yesu yabwiraga abigishwa be n'abandi bose bari bamuteze amatwi uburyo bagomba kujya basenga. Yarababwiye ati, ikintu cya mbere mujye muhamagara izina rya Data wa twese. Mwene data, ese iyo usenze wihutira kubwira Imana ibiguhangayikishije, wihutira kubwira Imana ibibazo ufite, wihutira kubwira Imana ibikuraje ishinga, cyangwa se urabanza ukayiha icyubahiro ukamenya neza ko ari Data wa twese, cyangwa se ukabanza ukamenya neza yuko ari Imana ifite ubushobozi. Imana irifuza yuko mu masengesho dusenga tubanza tukayiha icyubahiro ikwiye. Yesu yarababwiye ati, nimujya gusenga musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugomba mu masengesho yacu ya buri munsi kumenya neza yuko mbere yuko tubwira Imana ibibazo dufite, mbere yuko tubwira Imana
ibintu byose twifuza tugomba kubanza twayiha icyubahiro ikwiye, tugomba kubanza tukamenya neza yuko ari data wa twese, ari Imana ishoboye byose, ari Imana idafite ikintu na kimwe yananirwa. Mwene data, icyo kintu nugikora, amasengesho yawe uzaba uyahaye umurongo ngenderwaho, kandi uzaba uyasasiye ku buryo Imana ubwayo niyumva ayo masengesho imenye neza yuko ariyo wabwiraga. Hari ababwira za Nyabingi, hari ababwira Ryangombe, hari abasenga ibikeri, hari abasenga izuba. N'Imana rero ukwiriye kubanza ukayibwira, ukayivuga mu izina, kugira ngo imenye neza yuko ariyo urimo urahamagara. Ikintu cya kabiri kitagomba kubura mu masengesho yacu ni ugusaba imbabazi z'ibicumuro byacu. Gusaba imbabazi z'ibicumuro byacu ni ikintu cya kabiri. Ibi bintu byose uko ari bitanu ni ibintu bikurikirana. Nubanza icya gatatu utahereye ku cya mbere, isengesho ryawe ntago rizaba ryuzuye nk'uko bisabwa. Ikintu cya kabiri tubonye dukwiye kubanza tukabwira Imana, twabonye neza yuko icya mbere ari ukubanza tukamenya neza yuko ari data wa twese, ari we turi kubwira. Icya kabiri ni ugusenga dusaba Imana imbabazi z'ibicumuro byacu. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 hari ijambo rivuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi niyikiranukira kutubarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Kugira ngo Imana ikubabarire hagomba kubaho kwatura. Kugira ngo Imana ikubabarire hagomba kubaho kubanza ukavuga ibyo wakiraniwe, ukayegera uyisaba imbabazi. Ijambo riratubwiye ngo ariko nitwatura ibyaha byacu ngo niyo yo kwizerwa ngo kandi niyikiranukira kutubarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nta cyaha Imana itababarira. Icya mbere gusaba nuko ubanza ukayegera uyisaba imbabazi. Ni intambwe ya kabiri ugomba gutera mu gihe uzamuye isengesho. Intambwe ya gatatu ugomba gutera mu gihe uzamuye isengesho ni ugushima Imana. Gushima Imana. Turasoma Zaburi ya 150, Zaburi 150 umurongo wa 2. Zaburi 150 umurongo wa 2. Turi ku ntambwe ya gatatu iyobora amasengesho yitwa gushima Imana. Hari ijambo rivuga ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Ndasubiramo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Hari iby'imbaraga Imana yakoze, hari imirimo ikomeye Imana yadukoreye. Kuba yaraguhaye urubyaro si uko abantu bose barufite, kuba yaraguhaye iyo nzu utuyemo si uko abantu bose batuye i Kigali, kuba yaraguhaye iyo modoka ugendamo, kuba yaraguhaye kubyara abana bawe ukabakuza ukabarera bagakura. Hari abandi bana bapfuye mu mutwe bishwe n'ibiyobyabwenge. Kuba abana bawe ari bazima bubaha Imana, kuba abana bawe batajya mu biyobyabwenge, batajya mu bintu bidesheje Imana icyubahiro, ibyo ni imirimo y'imbaraga Imana yakoze. Kuba ugejeje ayo magingo muri iyo bizinesi yawe utarahomba, kuba ugejeje ayo magingo muri ako kazi kawe birukana abandi bagabanya abakozi buri munsi wowe bakagusiga, si uko uri umuhanga kurusha abandi. Ibyo ni imirimo y'imbaraga Imana yakoze. Ni ibintu n'ibindi byose dukwiriye gusenga ku ntambwe ya gatatu dushima Imana. Ku ntambwe ya 4 dukwiriye gusenga, cyangwa se intambwe ya 4 ikwiriye kutuyobora mu gihe dusenga Imana, ni ugusenga dusaba ubushake bw'Imana kubana natwe. Gusenga dusaba ubushake bw'Imana kubana natwe. Turasoma Luka ibice 22 umurongo wa 42. Luka ibice 22 umurongo wa 42. Hari ijambo rivuga ngo data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Uyu ni Yesu wasengaga ari Getsemani. Yari afite urugendo rukomeye ruri imbere ye, urugendo rwo kuducungura njyewe nawe.
byari ibintu bikomeye bimuremereye umutima, yashoboraga kubireka. We nta cyaha yari afite, Imana niyo ari kumubaraho ikosa, ariko njyewe nawe twari kurimbuka. Yesu aratwitangira, njyewe nawe tubona kubaho. Ikintu dukwiriye gukora kuri ino sengesho Yesu yasenze, natwe dukwiriye gusenga dusaba ubushake bw'Imana kubana natwe muri ako kazi kawe. Nugera muri ibyo biro, jya usaba ubushake bw'Imana kubana nawe. Ntago wakishoboza, ntago wabyibashisha. Hejuru y'ubwenge ufite ukeneye ubushake bw'Imana. Hejuru y'ubwenge ufite, hejuru y'ubumenyi ufite, ukeneye kuyoborwa n'Imana. Dukwiriye gusenga dusaba ubushake bw'Imana kubana natwe. Ikintu cyashobozaga Dawidi kunesha ibigeragezo yacagamo, ikintu cyashobozaga Dawidi kunesha intambara zose, yasabaga Uwiteka orientation, yasabaga umuyoboro w'Imana. Mbere y'uko ajya ku rugamba yarabanzaga akabaza amakuru y'ijuru. Yari umurwanyi, yari afite imbaraga, ariko hejuru y'ibyo byose yabanzaga akabaza Imana icyo imushakaho kuri urwo rugamba. Nawe mwene data, muri ako kazi kawe, muri urwo rugo rwawe, saba ubushake bw'Imana. Muri ibyo ukora byose, muri business yawe, aho ugenda hose, mu miryango, mu nshuti, mu bavandimwe, saba ubushake bw'Imana. Imana izabuguha. Ikintu cya gatanu dukwiriye gusenga, cyangwa se intambwe ya gatanu dukwiriye kuyoborwa mu gihe dusenga, ni ugusaba ibyo dukeneye. Gusaba ibyo dukeneye ni intambwe ya gatanu ikwiriye kutuyobora mu gihe dusenga. Ibi bintu byose uko ari bitanu ukwiriye kubikurikiza uko bikurikirana. Nusimbuka ntago isengesho ryawe rizagera ku Mana nk'uko bikwiriye. Ikintu cya gatanu ni ugusaba ibyo dukeneye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa 14, hari ijambo rivuga ngo, nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Mwene data, ese ibyo usaba Imana urabanza ukabisaba mu izina rya Yesu? Ijambo riratubwira ngo muri we nimo twaherewe ibintu, imigisha yose, ngo Imana yafashe imigisha yo mu gakiza yose ngiyibumbira muri Kristo iramuduha. Dukwiye mu masengesho yacu ya buri munsi dusenga kubanza tukayoboza Kristo, kubanza tugasaba ibintu byose binyuze muri Kristo. Yaradupfiriye, niwe muyoboro utugeza ku Mana. Ibi ni ibintu bitanu dukwiriye gusenga, cyangwa se intambwe 5 dukwiriye kuyoborwamo mu gihe dusenga. Mwene data, ndakwizeza neza yuko ibi bintu bitanu nubikurikiza nk'uko Mwuka yabiduhaye, Imana izasubiza ibyifuzo byose uyifiteho. Reka dusenga Imana. Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutware, girira neza uyu muvandimwe, kandi Data mwiza utuyobore, Data mwiza, mu gukora ubushake bwawe, mu gukora ibyo wifuza, mu gukora Data mwiza ibyo utugambiriyeho. Utuyobore, utuyoboze ineza yawe. Reka Data mwiza w'umugisha uyu mwene data, kandi Data mwiza uhezagira ijambo ryawe. Ndakwinyize kugira ngo umwigishwa n'umwigisha bose bagabane ibyiza bivuye ku ntebe yawe, mu izina rya Yesu, amen.